Tubahaye ikaze mwaramutse. Cyumweru cyiza abakunzi ba Kigali Real News. Ni urupapuro rw'amakuru n'ubundi rutuzanye, ni update nshya azituzanye kuri iki cyumweru tariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Ni update ibintu byabaye ibindi zagari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi MRDP tuyirwaneho ndetse na AFC bakoze akazi katoroshye. Urugamba rw'iminsi 21 rutumye bigarurira uduce twose ndetse banagira n'ubugenzuzi buri full. Ibyari byavugwaga, ibyakorwaga, ibyagiraga gute, ariko urabona ko gahunda noneho ya MRDP tuyirwaneho ari ukwagura Minembwe yose ku buryo bushoboka. Bakunzi bacu, turaje turebe utwo duce ubugenzuzi bwihariye bwose. Tunyarukire muri Repubulika y'u Burundi aho maginga ya Evariste Ndayishimiye ari kubyina intsinzi, ariko n'ibibazo bikomeye mu ibarura rikomeye ryatangiye ry'abasirikare babo bamaze kubura, urabimenya. Ni mu gihe kandi Ububiligi ndetse n'igihugu cya Amerika bagiye kuba bakora komba bapfa igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dokima zose maginga ya ziri mu biganza by'Ababiligi. Kongo mu kaga gakomeye. Ni mu gihe kandi ibi byose bibaye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho zongeye guhagarika imirwano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Maginga ya turanyarukira mu Buvira tumenye uko byifashe. Nimutwemerere rero iminota mikeya dusimbukire ku mirongo y'imbere y'urugamba turebe uko byifashe, umenye akantu ko kandi zari update nshya n'ubundi zituzanye. Njye muri kumva ndi Damien Habumugisha, ntabwo nijye nyine ndi kumwe na bwana Inshuti John. Waramutse ute bwana Inshuti John? Mutse neza, igitondo cyiza. Yego, kuri twese ni icyumweru cyiza kandi Yego. Tugende tujye kuri frontline. Ese turajya hehe maginga ya sahiyi? Muri iki gitondo reka twerekeze Minembwe, muri aka gace kamaze igihe karimo imirwano ivugwa buri munsi, ndetse ubona ko bitanahagarara, hari imirwano ihoraho buri munsi nakagaruka. Haba hari amakuru mashya uko amasaha agenda yicuma, bitewe n'uko nabo ntabwo baruhuka, ibihinduka biba ari byinshi. N'ubu imirwano iravuga muri aka gace kuri uyu musozi wa Baruta, niho havugwa imirwano, ndetse ku mugoroba w'ejo n'iki gitondo cy'uyu munsi avuga ko n'ubundi ari igitero Abarundi na FARDC ndetse Wazalendo na FDLR bari gusa naho bagaba kuri M23 mu buryo bwo kugira ngo barebe ko aka gasozi baba nk'abakishubije, kuko bamaze gutakaza twinshi. Ariko ni iby'ubusa, nabwo biravugwa ko n'ubundi bagerageje bakubitaho biranga, n'ubundi basubizwa inyuma berekeraho abandi, n'ubundi basa naho nabo bari mu kandi gace kerekeza muri ariya mashyamba, usa n'uva kuri uyu musozi werekeza hariya kwa muri Mari. Urabona ko ni imirwano isa naho byanabagoye, ko nubwo babigerageje ku mugoroba w'ejo, urumva ko habaye ikibazo gikomeye. Bagerageje kuzana drone mu buryo bwo kugira ngo bise naho bibafasha, kubera ko kugira ngo uyu musozi babashe kuzamuka bahanganye na M23 byabagoye. Bivuga ko M23 yayobeje iyi drone ikasa naho yangiza ibikorwa byabo byinshi, ndetse mu cyerekezo bari barimo. Ni ikintu cyabatunguye ku buryo bo bahamagaye bene wabo bababwira ko babarashishije drone, bazi ko yari bo babikoze, wenda mu buryo bwo kwibeshya, ntabwo bamenye ikibabayeho. Aha bivuga ko babaye nk'abakwira imishwaro, banahatakariza ibikoresho byinshi, kuko bari bagerageje gusa naho babizamura muri kiriya gice kugira ngo bibafashe kugira ngo bahangane na position yari iri hafi yabo, ariko birangira babitakaje, ndetse bamwe banahaguye. Ari nabyo by'iki gitondo cy'uyu munsi basaga naho bagarutse kwisuganya ngo barebe ko hari icyahinduka, ariko amakuru dufite muri aka kanya nuko n'ubundi bashubijwe inyuma muri kiriya gice cyerekeza mu mashyamba no kwa Murima. Yes, niko bimeze. Imirwano n'ubundi iri Baruta, ariko tubabwira ko icyizere noneho cyatangiye kuboneka. Twezeho Rwitsankuku
uduce twose ubundi pwezeho kari agace kamwe kari karifitwe na MRDP twirwaneho ariko magingo na Rwitsamuko byaruko ariko nakuvuga ko utu duce twose twabaye tombe intsinzi ikomeye cyane y'Amadubu n'Intare bigaragaza ko bitari buze koroha ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe kandi ibi byose bikomeje kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kwihanangiriza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibitero by'amadrone mu mihana y'abaturage, ubona yuko n'ubundi bitari buze koroha. Tunababwira ko umwuka mubi ugiye gututumba ndetse ibyo Kisekedi yari yarihaye bitari buze kumworohera. Biravugwa ko kandi biranemezwa ko uyu Andele Faraud uyu no umudiplomate wo mu gihugu cy'Ububirigi, aho yategetse Kisekedi yategetse Kisekedi kudaha amabuye Amerika. Aravuga ati ibyo bintu murimo ntago ari byo, ibintu murimo ntago bishoboka, ndetse impamvu ubona gutinda uzi ko byari byemejwe ko bari butangire imirimo yo gutangira gucukura amabuye y'agaciro, ndetse n'intumwa za Amerika zari zaje kureba ibyo birombe ariko zibura uburyo kibasinya. Bivugwa ko dokima zifitwe n'Ababiligi. Urumva ko igihugu kugeza ubu kitigenga, bigaragaza intege nke. Kandi ntago ari ibyo gusa, wenda ntitwavuga ko Ababiligi aribo bafite izo gahunda, haravugwamo ibihugu byinshi byagiye bikora amasezerano n'iki gihugu, ndetse ku ikubitiro ngira ngo harimo n'Ubushinwa. Sinzi nimba hari icyo wabitangazaho. Mu Bushinwa nabwo bivuga ngo hari amasezerano rwagiranye na Joseph Kabila akiri perezida wa Repubulika. Urumva ni amasezerano menshi ngo agera kuri 80 n'arenga. Urumva biracyari muri nk'ikode rikiriho ritarishyurwa. Rero urumva Kisekedi we yakoze ibye nka perezida uriho ubu bitewe n'uburyo yarabangamiwe n'intambara iriho agira ngo yibonere intsinzi yenda, ariko izo dokima zose ntabwo yigeze azitaho cyangwa yabikoze ari baringa. Niyo mpamvu bahamya ko cyari ikintu asa naho yabeshye Amerika kugira ngo yo ibanze imufashe kugira ngo akemure ibibazo bye, noneho bazase naho bipfa nyuma ari uko basubiye muri izi dokima. Ariko ntabwo perezida wa Repubulika yayoberwa ko aya masezerano afitanye n'ibyo bihugu. Yes, nibyo kandi ni ngombwa. Amakuru ya Zandani mumenyereye ko tujya tubaha amakuru ya Zandani. Birakekwa ko n'ubundi mu minota mikeya cyangwa hadaciyemo iminsi mike Makenga yasubukura kuba yafata umujyi wa Uvira bidasubirwaho. Ni Zandani kereka habaye imbogamizi, ariko gahunda afite niyo gukuraho umujyi wa Uvira nyuma yaho afashe bino bice biri point strategique. Ubona kuvuga ko abanyaminembwe batuze baryame baruhuke, magingaya uko byagenda kose bishime, ndetse umunezero ubasage, kuko intsinzi n'icyizere birahari ko bishoboka. Kuko magingaya urabona ko bino bice kano gace ka Rwitsamuko ndetse na Pwezeho bwari uburyo buri point strategique, ari naho bamwe baturukaga, ariko urabona ko batongera guturukayo. Tunababwira ko ino mirwano iri kubera baruta kuyitsindaho ntibyashoboka, kuko abazi biriya bice cyangwa abatahazi wenda twabaha orientation, ntabwo warwana n'umuntu ukuri hejuru. Ntibishoboka, kuko umusozi wa baruta n'ubundi Amadubu n'Intare nibo bawufite. Ubwo rero sinzi ko watera ibitero niyo wakoresha indege zimeze gute, uko byagenda kose zirahanurwa. Biragaragara ko bitari buborohere habe na gato. Ntabwo bibashobokera. Ntibiri buborohere, kandi imbaraga zose nakubwira ko zageze kuri AFC, bamaze kumenya uburyo bahangana n'umwanzi, kandi banamuciye n'intege imbunda z'ingenzi bamaze kuzifata. Reka rero tunyarukire i Burundi ho gatoya ku kibazo gikomeye cyane abantu batangiye kwibaza. Uyu mugabo wimitswe ku munsi w'ejo na AU, uri kumva ko ari ibintu biba bitoroshye kuba
wimikwa ufite ibibazo bingana kuriya? ni ikibazo gikomeye Agifata cyane. Ubu ni ukuvuga ngo hari inshingano abonye zidasanzwe kandi zikomeye, agiye kujya ahangana n'ibibazo bibera muri Afurika hatandukanye, akagerekaho ibiri mu gihugu cye ndetse akagerekaho n'urugamba yishoyemo muri Kongo. Rero urumva ntabwo ari ibintu biri buze kumworohera. Abonye umukoro n'akazi gakomeye cyane, niyo mpamvu ubona ko hari ibintu byinshi bisa naho bibangamiye Burundi. Nk'ubu bari mu kibazo cy'ingabo, kandi ni ikibazo kiba gikomeye ku gihugu, kumva ko igisirikare cyawe kiri muri buriya buryo budatekanye, kuba batazi ingabo bafite, kandi urumva ubwo icyo kintu cy'urwikango cyagiye kuza kugira ngo bajye kubarura ingabo, ni ikibazo ubona ko byanze bikunze hari icyuho kiba cyabonetseho bijyanye na operasiyo barimo. Bashobora kubara bakavuga bati ubu nta mubare fatizo ngo bafite w'ingabo ziri muri operasiyo muri Kongo. Wibaze nawe icyo kintu nk'igihugu, kuba utazi ingabo zagiye mu murimo, ukaba utazi ingabo watakaje ku rugamba, ukaba utazi ingabo zabuze, izahata zimwe ziva mu kazi bitewe n'uko zitagashaka cyangwa bo babangamiwe, ukaba utazi ingabo usigaranye mu gihugu. Kategori enye zose zirimo zituma habayeho kuvuga ngo reka tubarure turebe abo twatakaje bapfuye, abamaze kubura, abari mu kazi hakurya n'abari mu gihugu. Rero urumva iki ni ikintu babaye nk'abakangutse kwibuka gukora. Hari aho habaye sheke y'icyuho byanze bikunze, ishobora kuba ari ku gihugu cyangwa se muri operasiyo, kwa kundi baba batabaza bavuga bati muduhe musada mutwongera ingabo, bakabona naho ziva ntibikunda, bakabona kwibaza kuri iki kintu, kuko ni ikintu cyumvikana bivuga ko hamaze kubura ingabo nyinshi bataramenya umubare wazo neza. Yes, niko bimeze kandi birumvikana. Hari abagoye ku rugamba nubwo bivugisha 1200, ariko icyo nakubwira cyo bashaka kuba barenga, kuko hari abagoye ku rugamba, hari abiyahuye biyahuye ku giti cyabo, hari abatorotse, hari nabo M23 ifite yafashe bugwate. Abasirikare benshi birabakabya, bitari buze bikunabahira, ndetse bishobora kuba amakuru nkurura neza biravuga ko harimo n'abamaze kwiyomeka kuri ya mitwe irwanya ubutegetsi bwa leta. Ntabwo byabura, kuko iriya mitwe n'ubundi iri muri ariya mashyamba. Impamvu bishoboka, urabona ko Uburundi n'ubundi mu gisirikare cyaho bari abajenerali bamwe bariyo, ntago wabavuga ngo ni runaka, ariko harimo abatumva ubutegetsi bariho nubwo batujeyo. Rero kuba hari ingabo zajya kuba opoze ikajya mu kindi gice cy'inyeshyamba birashoboka rwose, kuko ababikora n'ubundi bari mu murimo wabo, n'ubundi bari ku kazi. Yes, ngaho rero ni mutwemerere n'ubundi nk'uko twagiye tubasezeranya yuko ari update, amakuru mashya kandi yizewe acukumbuye, atarimo amakabya nkuru ducukiriza. Bwana Bishuti, sinzi icyo wabwira abakunzi bacu kuri uno munsi wo ku cyumweru. Cyo nabongereraho ni icyumweru cyiza n'ikiruhuko cyiza, kandi aho buri muntu wese ari ajya azirikana ku bantu bari mu bibazo nka biriya, nk'uko basenga bajya baragize Imana nabo bazabashe kubona amahoro nk'ayo tuba dufite. Yego, reka tubifurize icyumweru cyiza, ariko nshimira cyane wowe wahisemo kubana natwe, ariko nanakangurira nawe mushyashya utubonye, nta kindi usabwa ni ukora kuri subscribe, like, share, ndetse n'abakunzi bacu muduhe like kugira ngo tubone recommendation kuri Google, natwe batwerekane tuzamuke tumere neza. Kandi wifuza kuduha ibitekerezo wakiduha, biremewe. Wifuza ko hari ibyo tugucukumburira, tuba dufite amakuru ya zandani mu buryo bwose. Reka tugushimire, tukwifuriza amahoro y'Imana ndetse no kugumya kugubwa neza kuri uno munsi.